yacu ya YouTube, aho tubana mu gace k'ubuzima buzima. Uyu munsi rero twabateguriye ikiganiro kivuga ku buzima bw'umubyeyi utwite. Uyu munsi turi buganire ku by'umugore utwite agomba kwitaho kugira ngo we n'umwana atwite bagire ubuzima bwiza. Muri rusange rero turahera ku byo umudamu twabonye agomba kwitaho igihe atwite. Icya mbere agomba kubahiriza gahunda y'isuzuma ahabwa na muganga. Ni ukuvuga ngo igihe umubyeyi akimara kumva ko atwite aba agomba guhita ajya kwa muganga, agatanga ibizamini harimo n'icyo kureba ko atwite nyine. Akimara kubona ko atwite ahita ashyirwa muri gahunda yo gukurikiranwa nk'umubyeyi utwite. Hanyuma hari gahunda muganga aba agenda amuha amarandevu. Hanyuma iyo rero agiye azubahiriza bimufasha kumenya amakuru y'ubuzima bwe n'ubw'umwana we atwite, bikabafasha gukomeza kugira ubuzima bwiza. Icya kabiri agomba kwitaho, igihe inda igize byibura amezi 4, umugore agomba kujya aganiriza umwana atwite kenshi, amubwira amagambo meza, ari nako yikorakora ku nda akoresheje ibiganza. Ibyo umwana uri mu nda arabyumva, bikazatuma abaho yishimye kandi azi ubwenge. Ibyo si umudamu wabikora wenyine, ahubwo umudamu ufite umugabo we aba agomba kubikora nawe akabimufasha. Akajya aririmbira umwana kugira ngo biri mu bituma ubwonko bw'umwana bukanguka hakiri kare, akiri mu nda ya nyina, bikazamufasha kuba yazakura ari umwana wizihiwe kandi uzi ubwenge. Ikindi umugore utwite agomba kwitaho ni ukurya indyo yuzuye. Indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga n'ibirinda indwara. Ibyubaka umubiri ni ibinyampeke n'ibinyamasukari. Ibirinda indwara ni imboga n'imbuto. Ibyubaka umubiri harimo ibikomoka ku matungo arizo nyama, ndetse n'ibikomoka mu mazi nk'amafi. Hanyuma hakaza n'ibinyamisogwe. Ibinyamisogwe harimo amagi akomoka ku nkoko n'ibindi. Ibyo muri rusange umudamu aba agomba gufata ifunguro rigizwe n'ibyo byose tumaze kuvuga haruguru. Ikindi umudamu agomba kwitaho atwite ni ukwikingiza urukingo rwa tetanusi kandi akubahiriza gahunda nk'uko bigomba. Ni ukuvuga ngo umudamu utwite akingirwa indwara ya tetanusi kugira ngo itazaba yamugeraho igihe ari kubyara ngo abe yayandura cyangwa ngo yanduze umwana azabyara. Ni indwara mbi cyane ishobora gutera umwana ikibazo. Niyo mpamvu rero aba agomba kuyikingirwa kandi akubahiriza amarandevu aba agenda ahabwa. Ikindi umubyeyi utwite aba agomba kwitaho ni ukwita ku isuku y'umubiri we, yoga byibuze 2 ku munsi, akibuka isuku yo mu kanwa ndetse n'isuku yo mu myanya y'ibanga
Ibi ni byiza cyane kubera ko ababyeyi batwite akenshi usanga bizwi ko ngo ababyeyi batwite ngo basa nabi iki, ariko nimba uri n'umugabo ukabona nyine bitewe n'uko umudamu wawe yacitse intege cyangwa yagize ati, ukabona nyine isuku ntiri kugenda neza, gerageza kumufasha aho bishoboka kuko ni umugore wawe icya mbere, icya kabiri ni umubyeyi w'umwana wawe nyine atwite, rero ntiyakabaye yandagara. Nimba ari ugukaraba wenda hakaba inda imaze gukura bigeze aho ko hari aho ku bice by'umubiri atabasha kwikora ngo yikorere isuku bimufashemo, kuko nyine mu byo muba mwarasezeranye cyangwa mu byo muba muziranyeho mu mibanire yanyu, ni uko byanze bikunze haba hariho kubana mu bibi no mu byiza. So rero ni byiza rero kumuba hafi ukamufasha no gukemura iyo gahunda cyangwa icyo gikorwa. Ikindi muri rusange umubyeyi aba agomba kuruhuka bihagije byibura isaha imwe ku manywa, ikindi akita ku gukora imirimo yoroheje kugira ngo ajye ahorana imbaraga. Ikindi umubyeyi utwite agomba kwitaho ni ukugisha muganga inama ku byerekeye imibonano mpuzabitsina n'uko yabyitwaramo. Muri rusange hari abibaza se iyo umubyeyi atwite imibonano mpuzabitsina irahagarara we n'uwo bashakanye? Oya, ntihagarara, ahubwo iremewe ariko igakorwa mu buryo itabangamira umubyeyi utwite. Mu cyongereza niho bavuga ngo sex is allowed but with moderation. Abashobora kumva urwo rurimi bashobora kubyisobanurira, ariko muri makeya ni ukubikora ariko bikabaho mu buryo bitabangamira umubyeyi utwite. Ubwo rero aho niho hazamo ko wagisha inama muganga igihe wagiye wenda nko ku marandevu wagiye kwipimisha, akagusobanurira uburyo ki wajya ubyitwaramo kugira ngo hatabaho kubangamira wowe n'umwana utwite. Ikindi ni ukwirinda kunywa inzoga n'itabi kuko bigira ingaruka mbi ku mwana uri mu nda. Kwirinda kunywa imiti ubonye iyo ari yo yose utandikiwe na muganga kuko igira ingaruka mbi ku mwana. Iyo miti rero habamo n'imiti y'ibyatsi. Ababyeyi batwite rwose si byiza ko munywa cyangwa mwisiga imiti y'ibyatsi mutazi ibiyigize, mutayandikiwe na muganga. Imiti nyine iyo ari yo yose ishobora kukugiraho ingaruka, ugasanga ubyaye umwana unaniwe cyangwa ukabyara umwana upfuye kubera kunywa imiti utasobanukiwe. Kuko mu miti haba hari imiti iba ishobora guca mu rureri ikava muri ikava mu ngobyi y'umwana aba arimo, igaca mu rureri ikaba yagera ku mwana ikaba yamutera ikibazo. Byiteho rero ntugapfe gukoresha imiti iyo ari yo yose ubonye. Banza ubiganirizeho muganga gukurikirana, hanyuma umugishe inama mbere yo kugira imiti iyo ari yo yose ukoresha igihe utwite. Ikindi umubyeyi utwite aba agomba kwitaho ni ukurara mu nzitiramibu kugira ngo yirinde malariya. Ibi byo ntibisanzwe cyane ko iyo agiye kwisuzumisha ku nshuro ya mbere n'iyo nzitiramibu baba barayimuhaye. Aba agomba rero kwita ku kuyiraramo
umunsi ku munsi, n'igihe wenda yagize intege nkeya we nk'umugabo we ukabimufashamo. Reka turebe rero bimwe mu bimenyetso mpuruza. Ibimenyetso mpuruza ni ibimenyetso bidasanzwe bigaragara ku mubyeyi utwite, igihe abibonye akaba ari ngombwa ko yihutira kwa muganga kugira ngo afashwe, yitabweho, ubuzima bwe bubungabungwe n'ubwo umwana atwite. Icya mbere ni ukuva amaraso ku mugore utwite, kuko bishobora kumuviramo gukuramo inda iyo ikiri nto, cyangwa gukubita igihwereye, cyangwa umwana akamupfira mu nda. Igihe umubyeyi utwite abonye amaraso adasobanutse arimo asohoka mu nda ibyara, ni ikimenyetso kibi cyane, akwiriye kwihutira kwa muganga agafashwa. Icya kabiri ni ukubyimba ibirenge, amaboko, cyangwa se mu maso, cyangwa kubabara umutwe, rimwe na rimwe akaba yagira isereri. Nacyo ni ikimenyetso kibi cyane, igihe ukibonye ihutire kugana inzego z'ubuzima bagufashe. Ikindi ni ukugira umuriro mwinshi, bishobora gutuma umubiri w'umubyeyi ucika intege, akaba yabyara umwana utagejeje igihe, cyangwa akabyara upfuye. Igihe umubyeyi rero agize umuriro, ni ikimenyetso kigaragaza ko ashobora kuba yarwaye malariya, cyangwa afite indi infection runaka, cyangwa udukoko mu maraso dushobora cyangwa amavirusi, cyangwa udukoko twose dushobora gutera ko umubyeyi agira umuriro. Igihe bigaragaye rero niyihutire kugera kwa muganga kugira ngo afashwe byihuse. Ikindi gishobora kuba ku mubyeyi utwite kikagaragara nk'ikimenyetso mpuruza, ni ukubona uruzi rwinshi, bamwe bita isuha, rumeneka ruva mu nda ibyara, ugasohokera mu nda ibyara igihe cyateganyijwe cyo kubyara kitaragera. Icyo gihe ubibonye ihutire kugera kwa muganga bagufashe, kubera ko ayo mazi uri kubona niyo umwana aba yogamo igihe ari mu nda. Igihe rero ayo mazi yashiramo, aba ari ikibazo gikomeye cyane. Egera inzego z'ubuzima zikwegereye kugira ngo ufashwe mu buryo bwihuse. Ikindi, igihe umwana uri mu nda wumva adakina, igihe cyo kuba wenda yakina cyarageze, cyangwa adakura bihagije, nacyo ni ikimenyetso kibi. Ikimenyetso kibi, igihe ucyumvise ihutire kugera kwa muganga naho ufashwe. Ikindi ni ukuruka bikabije, n'iyo inda ikuze kandi akaba utabasha kurya kuko bica umubiri intege. Birumvikana iyo umubyeyi atwite akaruka bikabije kandi akaba nta kintu aba ashobora kurya, ni ikimenyetso kibi cyane, kuko aba ashobora kuba yagira isukari nkeya, cyangwa akarwara muri hypoglycemie, bamwe ko mujya mubyumva. Ni bibi cyane rero igihe bibayeho, ubona byaba bikabije, egera kwa muganga bagufashe. Ikindi ni ibimenyetso rusange bishobora kugaragaza ubundi burwayi, birimo nk'inkorora y'igihe kirekire, inkorora irengeje ibyumweru 2, harimo kumva umutima wenda utera cyane bikabije, harimo ibindi bimenyetso bigaragaza wenda indwara zandurirwa mu mibonano mpuzabitsina, nko kwishima mu gitsina,
cyangwa kuba yazana ururenda rwererana cyangwa runuka rusohoka mu gitsina, nabyo ni ibintu bibi cyane igihe umubyeyi abigaragaje. Ni byiza kwihutira kwa muganga agafashwa. Muri rusange ni ibyo bintu twabwira umubyeyi utwite agomba kwitondera, ubutaha tuzakomeza tubabwira n'ibindi by'ingenzi ku mubyeyi utwite, kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza we n'uwo atwite. Mwakoze kubana natwe kuri iyi shene, mwari kumwe na Twizerimana Ferdinand. Imana ibahe umugisha nimba iki kiganiro aricyo cyagufashije.